Nongeye kubasuhuza. Nshimiye mwese mukomeza kutwereka ko mubana natwe mu biganiro by'urukundo tugenda tubagezaho. Urukundo ni nk'urwego umuntu azamuka ariko ashobora guhananurwaho mu gihe nk'icyo guhumbya bitewe n'uwo bari kumwe mu rukundo. Urukundo kandi ni nk'ururabo utarusukiriye wazasanga rwararabiranye. Iyo ushyizemo umwete urukundo rwawe ruraramba, abahanzi bararuririmba ariko ahanini bikarangirira mu ndirimbo gusa. Birashoboka ko waba warakunze umuntu ukamwimariramo ariko wowe ukabona ko uwo wakunze ubwo atabibona, nyamara inyuma yawe ugasanga ufite abashoreranye mu rukundo baza bagushaka, kandi uwo nawe wasanze ugasanga afite abandi yirukankaho. Urukundo kandi ni nk'uruziga, nk'uko natwe tuvuga ngo ntawe ubura shebuja, ni nk'uko mu rukundo ntawe ushobora kubura uwo akunda. Abanyarwanda babivuga neza ngo nta giti kibura inyoni kigwamo. Usanga kuri ubu abenshi bubaka ingo ariko ugasanga zigiye hasi. Ese koko nuko baba batarakundanye? Ahanini hari icyo twita guhisha ingeso, nk'uko Linda murimo kubyumva muri iyi minsi uko byamukendekeye, nk'uko ubuhamya bwe ari burebure. Ushobora gushaka uri umugore cyangwa ugashaka uri umugabo, ukabyara imbyaro ya mbere, iya kabiri, yewe n'uwa kane akajyaho. Mu gihe gito ukabona haje rushorera mu rugo rwawe kubera kutanyurwa cyangwa se izindi mpamvu. Burya ntitwavuga cyane iby'ingo kubera ko ingo zihisha byinshi, ariko twe aho icyo tuvuga ni uko ubundi buri umwe yakabaye abaho afite byibuze umuntu ushobora guturisha umutima we. Ku isi habaho icyo twita deception cyangwa se kubura uburyohe bw'urukundo, ariko ni nako habaho umuhoza w'umuntu uza akakomora ibikomere wari ufite kandi atitaye ko uri we ibyo waba waranyuzemo byose, ko burya nawe aba afite byinshi bimuri mu mutima kandi isi yamwigishije. Kuri ubu ukurikije abo umuntu aganira nabo wumva byinshi bibera mu ngo. Mu gihe cyashize bwo wumvaga impfu za hato na hato kubera ingo zitabanye neza, zipfa imitungo ndetse n'ibindi. Ariko mbagira inama, urukundo rwajemo ibintu ntirurama. Ndakurahiye ibintu ni nk'umushyitsi, uyu munsi biba bihari, ejo ugasanga byose byagushizeho mu buryo nawe utaruzi. Abantu benshi batunze ibya mirenge, abandi batunzwe no gupagasa. Abakene ugasanga babanye neza cyangwa se nabo byanze, abandi barya bakamena ugasanga barasaba gatanya, abana bakabigenderamo, cyangwa se ugasanga batandukanyije ibyumba. Ushobora kumva mvuga ino nkuru ukagira ngo ni wowe twaganiriye, ariko ubu ni ubuzima benshi bahura nabwo muri ino minsi. Yewe hari n'igihe mu rukundo bihinduka bitewe n'igihe rimwe, ugasanga umusore n'umukobwa bashakanye bakennye, nyuma y'iminsi mike bagatangira gukira. Si ukuryana kakahava biyibagije iminsi mibi banyuranyemo, ariko aho kugira ngo umuryango nyarwanda ukomeze kuba wahura n'ibibazo, uruhare n'urwanjye nawe kugira ngo tugirane inama. Ahanini usanga hari abatangiye kubishakira umwanzuro, bakagenda baturisha imitima yabo, bagashaka abandi bakunda nabo bakabakunda, ngo mu rwego rwo gushaka umutuzo w'umutima. Nk'uko ahanini bigorana, umwe ashobora kuba yarayobewe mu rugo rwe agashaka igisubizo cye bwite, gusa twe duhishwa byinshi kuko ntawamenya uburi mu kuri. Umwanzuro wa buri umwe niwo ugomba gukurikizwa, ukaba wo gushaka amahoro mu rugo, kandi ni byiza cyane kubaho mu mahoro. Nk'uko twavugaga, niba ari umugabo cyangwa se umugore agahitamo gushaka uwo bakundana mu ntera, ibyo mu ndimi z'amahanga bita distance love, aimer en distance, icyo bakora bo bahura uko babyishakiye bakanezerwa ku bwabo. Iyo ni imyanzuro yose baba bafashe hagati yabo, guhura bibaye ngombwa mu rwego rwo kunezeza umutima no gukomeza ubuzima wuzuye. Abakurikiye inkuru ya Linda nigeze gukomozaho ubu imaze gutambuka ibice bibiri, hari umuntu umwe wayumvishe imukora ku mutima, ariko we ni umugabo. We ntiyashatse kwinjira cyane mu byamubayeho, ariko niwe utumye uyu munsi twicaye cyangwa se nawe wumva ino nkuru kano kanya ndetse tuganira kuri ibi. Uwo mugabo yagize ati, ni ukuri muraba agaciro cyane kuko inkuru ya Linda ihuye n'iyanjye, sinayisubiramo nubwo njye ndi umugabo
ati ubaye utarayumva nawe wazayishaka ukayumva, kuko nzi neza ko ari iby'agaciro, gusa nanjye nibyo byambayeho. Icyo dutandukanyije ni imiterere yacu. Njye nubwo ntigeze nishima nk'uko byamugendekeye, umuryango wanjye ndawukunda, sinkwanga, kandi nakora ibishoboka byose ngo nkunezeze. Njye ubu tuvugana naranyuzwe, ariko ni nyuma y'uko mfashe umwanzuro wo gutana n'umugore utarumereye neza. Nabwo ntitwatana mu mategeko, ahubwo tubijyaho inama tutiteje rubanda, kuko byari gutuma akazi umugore yari afite akavaho byihuse, kandi niwe wari ufite akazi keza kuruta kanjye njyewe mugabo. Twahisemo rwose kugura inzu yagutse. Iyo tubona mu muhanda ubona turi umuryango mwiza kandi utwundanye cyane, ariko rwose inshingano z'abubatse nitwe twabyemeranyijweho. Buri umwe yemerera mugenzi we kwisanzura bidahungabanyije abana. Nabivuga gutya ariko ngo wumve ko ari ibintu byoroshye. Niwo musaraba wa mbere nahetse ukamvuna bitabaho. Icyo nkeka nuko nawe ubwe bitamworoheye. Umuti w'ibyacu byabaye kuganira, twese turabyemera, kuko twari tugiye kuzameneka imitima ya twembi. Nyuma yo kumara kuganira ku byo twese twumvaga bitubangamiye, twahindutse bashya. Narabanje ndatuza maze ndasenga, ariko nsaba Imana ngo inyorohereze umutima mbashe gutekereza, ntegereze uzemera kunyomora akemera uwundi we, nubwo burya bitoroha. Nakomeje gusenga Imana ngo byibuze impunkize intimba mporana ku mutima abandi batabona. Mbega ni nko kwambarira ku gisebe wagihishe ngo batakibona igikomere cyacu. Naje kubona uwo negamira, nawe duhuje amateka, gusa na n'ubu ntiyari yemera, ariko Imana nsenga izamwereka urukundo mufitiye. Nta kindi mushakaho uretse guteta. Ngira ngo ntawantera ibuye, murabizi ko abagabo twese dukunda guteta, kandi umugabo ni nk'umwana. Kubera mukunda bikandenga, mba numva nahora muririmbira uturirimbo, imivugo, twese tukaryoherwa n'isi yacu nshya yo kwiberamo njye nawe. Gusa nk'uko nabibabwiye, mfite abana, ariko nanjye amahirwe mfite nawe afite abana. Mbega ngize amahirwe akumva gutakamba kwanjye, buri umwe yabahoze undi. Koko ndabihamya ko ntacyo nkeneyeho, kuko ni umutunzi, nanjye ntacyo mushakaho, ndifashisha ubwanjye. Icyo nkeneye kurenza ni amahoro y'umutima, ngateta maze nanjye nkamukunda, agateta akabona byinshi binezeza umutima mu rukundo. Ibi byose iyo mbitekereje bituma mbyuka ngahimba, maze nkaterura ngirane. Mukunzi ndagukunda, mukunzi ndagukunda, mwiza w'umutima wanjye, ndagukunda nka buri sano, kuko umutima wanjye udahwema kuba iwawe. Ese mukunzi ibyo urabizi? Burya mu rukundo twese turi abana. Nyemerera nterure nature nkuvuge uko ndimo, akimana yashatse ko nongera nkatuza. Burya mama duheshwa byinshi. Urebye mu banjye wagira impuhwe, wakwemera ugakingura nkiturira iwawe, kubera intimba y'umutima wa wundi ugukunda. Ubwema bwanjye ni wowe ndeba, nje uko ndeba ntacyo ngukinze. Nje ngusanga nturize iwawe, kuko urukingo ni wowe ndeba. Nta kindi nshaka kirenze ibyo nabonye. Nkeneye kukwereka inzira yanjye y'urukundo rudatuza, kuko ndimo wese. Umuhanda naharuye kera, intangiriro ni wowe ubwawe, iherezo ni umutima wanjye. Umunsi winjiye mu gatuza, nzafunga urufunguzo ndujugunye aho batazi, ubundi ukinire muri njye ngenda nkutemberana. Ese mbikwereke nte mukundwa? Amajoro menshi ndari iwawe ntekereza wowe iteka. Iyo ngenda ndashushungwa, kuko nzuzura ubihamije, ukemera ko nkukunda, tukibanira twembi mu isi yacu idafitwe n'abandi. Uruhare runini njye nawe, imfura n'ubuheta bizishima ko habonetse ibyishimo bidasanzwe mu rwacu. Ibyo byose bizaterera impande zose zitamba inganje. Ndagukunda mukunzi.
kwirarira n'ibyo abashenze igipimo sinzi nimba wakibona ngo byibuze aho ugenda hose wumva ingano y'urukundo rwanjye. Umunsi nateye intambwe nkakubona mukundwa, uko nateraga intambwe nkumva umbwira unsezera, nashishimukaga numva uburibwe bwanjye warabubonye, umutima wanjye wawubonye wose, nta nguni n'imwe ntaguhaye, nta turo mfite shenge, umutima wanjye niwe wonyine, niryo shimwe ryanjye, ndi uwawe mwiza nakunze. Sinajimije byinshi urabizi, ubwuzu wampaye bwanteye ubwema, kwemarara ni wowe ndeba, ese mvuge nte mukunzi ko nkwitegereza iteka, umutima wanjye ukamakongera kenshi, ariko se mwiza wanjye ni ukuri mvuga iki kindi? Kugukunda bintera kuberwa, kugusanga bintera itoto, bigatuma nanjye nshikama nkahimba, maze nkahimbarwa, nkakuririmba kakahava, nkazikoronga utari bwumve, kubera intera y'ikirere idatuma nkubona iteka. Urwitwazo ndaruzi, gusa twahishwe byinshi, ntawe urebamo uwundi ngo arebe ingano yabyo, arega ndagukunda nubwo rwose utabyumva. Ese koko urabireba, umunsi umwe wonyine wahindura amateka maze ukamenya byinshi. Gukunda ntibyingingwa, byaje ntibisubirayo, ntibireba ikigero, ingano cyangwa imyaka, bireba ibikorwa, ntibyita kuri baranyica, bireba ubwitange, maze n'ubyerekwa agakuramo ibikwiye, ingamba zikanozwa iteka. Iyo ahamanya n'umutima wiwe akemera gukundwa atitaye ku bindi, ese mukunzi mwiza nawe niko ubibona? Njye nkubonamo umutuzo wandwanira iryo shyaka basi, nkazakwibuka iteka rwagusaga kuko rwambujije amahoro, niwe rufunguzo rwa byose nubwo rwose utabyumva, mvuge nte mukunzi, mbivuze n'isi byumva. Ndagukunda, 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 rukundo gukunda iteka. Inshuti bakunzi ba Sweet TV Rwanda, ibyo nibyo uwo mugabo yatubwiye ndetse anaduha umuvugo we wanditse. Turimo kunezezwa namwe uburyo murimo kuduha ibitekerezo byanyu ndetse n'ubuhamya. Mbibutsa ko ubuhamya bwose waduha tubutambutsa kuko buba hanini bwubaka sosiyete nyarwanda. Abubatse bunguka byinshi ndetse n'abateganya kurushinga nabo ubwabo bagahamya ipfundo ry'intambwe idasubira inyuma baba bagiye gutera. Reka mbashimire mwese kandi nongere mbasabe, ushobora kuba warakunze ibiganiro tukugezaho, dutera inkunga ukanda kuri subscribe kuri Sweet TV Rwanda, ndetse munadufashe kubisangiza abandi kuko bigirira akamaro benshi, nawe wabigizemo uruhare ubitanga mu yandi magroupe. Ushobora gushaka kuduha ubuhamya, watwandikira kuri WhatsApp 073 042 5778. Dusure kandi kuri Facebook ni Sweet TV Rwanda, kuri Twitter ni @NIGMediaPro1 cyangwa se mu Kinyarwanda NIG Media Pro rimwe. Ushobora kandi kudusura kuri Instagram ugakurikirana byinshi, amafoto y'abaduhaye ubuhamya ni kuri Sweet TV Rwanda. Nkuko bisanzwe ndi Imana Jean Paul, ndabashimiye cyane.